Ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kane muri 2022 umwana witwa MIGNONE ni umwana wa APOTRE MIGNONE n'umutware we yashyize video hanze, ashyira video bisa naho ari gutuka abavyeyi be. Abantu benshi barayibonye ndetse batangira kwitiraho ama comments menshi. Nyuma y'imisi 3 gusa ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa kane muri 2022 APOTRE MIGNONE n'umutware we bazi gufata ijambo bavuga kuri ya video, basobanura byinshi bijyanye nuko ngo hari ikibazo cyari cyabaye ku mwana wabo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nyuma y'imyaka igera muri 2 APOTRE MIGNONE yurira RWANDA ajya mu gihugu cya Uganda. Mu gihugu cya Uganda yaragiye guhura n'umuntu witwa Pastor Robert KAYANJA n'umugore we Jessica KAYANJA, bari bamutumiye mu giterane cyitwa ngo Breaking Barriers and Taking Territories. Muri icyo giterane amaze kuvayo yageze ku itariki yavuye mu Rwanda ateze RWANDA, ageze muri Uganda sanga rwose bamuteguriye cortege nziza, yarimo imodoka nziza z'amataxi, abapolisi nibo bamujyaga imbere. Ariko agarutse mu Rwanda ku itariki ngira ngo ya 15 aza gushyira post kuri Instagram yiwe. Amaze gushyira post kuri Instagram yarasa n'uri gushimira Pastor KAYANJA na Jessica KAYANJA, of course, kubera kuba muhustinze n'iki nawe urabyumva. Haza kuzaho umumama witwa Mumima Peace. Mumima Peace yanditse wrong text kuri Instagram cyangwa se kuri hari abandikira ibitekerezo kuri post ya APOTRE MIGNONE, asa n'uri kumusubiza. Aramubwira ngo mu by'ukuri nutaza gusarendinga ushyira ukuri ahagaragara, Imana ubwayo iraza kugutamaza. Ayo magambo abantu benshi bamusamiye hejuru, abita ko abavuga ko ari ababyeyi cyangwa se abavuga ko APOTRE MIGNONE ari umubyeyi wabo, base bamusamira hejuru. Ariko back in stories, muri 2023 muribuka ibyabaye kuri APOTRE MIGNONE yaragiye kujya mu gihugu cy'u Burundi. Igiterane cye cyangwa guhera ku itariki ya 15 kugera ku itariki ya 17 Nzeri 2023 Burundi baragihagarika. Iyo operation yari yahaye. Ariko noneho mbere yaho mbere yuko ni ibintu agira cyangwa se ibiterane agira ngo bita Connect Africa, yagombaga mbere yuko ategura mu Burundi yagombaga guhura n'umuntu wita Pastor Aflukau. Pastor Aflukau ni umukongomani w'umupasteri ariko wamaze kugafata cyane muri South Africa. Amateraniro ye haba hicayemo abantu 100,000. Ariko uwo mugabo APOTRE MIGNONE yasabye audience kugira ngo bahure ba planning icyo giterane kiza kubera muri South Africa, ntabwo yaje kubyemera. Kubera iki? Kubera impamvu ndibuze kukubwira. Umupasteri yambaraga ku muhano ku kaboko kwe k'iburyo, ako gakomo gasobanura ibintu 3 nza kukubwira. Uyu mpasteri Robert KAYANJA MIGNONE yarigiye guhura nawe afite ibirego byinshi by'uko ari umuntu uyukora homosexual cyangwa se uyukora ibintu bitangwa ni sadomizing muri Uganda ko babyita, cyangwa se muri mu Cyongereza sometimes hari uko babyita byo gusambanya abana b'abahungu. APOTRE MIGNONE yari yabanje kwanga kujyayo, ariko finally aza kwemera kujya muri Uganda. APOTRE MIGNONE nyuma yuko ari muri Uganda, uwo mpasteri yamuhaye amavuta ngakoremo narangiza azajya agenda akora ku bantu. Ayo mavuta yavugishije abantu benshi bintu birebire, ndetse bavuga ko ngo APOTRE MIGNONE yagiye kureba imbaraga muri Uganda kugira ngo azajye zikoresha mu gihugu cy'u Rwanda. APOTRE MIGNONE mwibuke back muri 2020 ubwo yari muri nibiterana akunda gukora bita ngo umugore mu ihema, yaje gufata ijambo aravuga ngo urubyiruko rwo azasaba His Excellency urubyiruko rwose ruzajya rujya abantu bose bazajya bajye mu ngando ya gisirikare. You know what? Nuko muri 2019 yaje gushaka kuvugana n'umuntu witwa Aflukau wongo nakubwiye. Bamaze kuvugana n'ubundi amusaba ko bahura. Yari agize igihe kinini amusaba ko bahura. Ariko nanone akaba ari umudamu byavugaga ko ashaka kugira ngo leading cyangwa se aba umuntu uri hejuru cyane wa pastors bo mu Rwanda. Uyu mugabo afatiraho icyitegererezo cyangwa se akunda no kujya kureba arindwa iyo ari kuzuza ku rusengero. Uyu Aflukau azafite cortege iri mu gipolisi, iri mu gisirikare, abafite cortege irenze ya president muri South Africa. Ariko igitangaje nuko uyu mugabo yambika abantu afite ni nk'abasirikare be bajya kuri imyitozo, kandi MIGNONE nawe agashaka kugira ngo azajya arindwa n'abantu bakoze gutyo. Ibyo ngibyo byose ni ibintu nahurije mu kiganiro
ejo ni wowe episode ya kabiri, aho ndibuze kuvuga kuri Apotre Mignone Kabera Alice. Hari byinshi mwamwumviseho, ariko uyu munsi ugiye kumera nkaho nta kintu wari umuziho. Ngo ikaze. Abarom, nongeye kubaha ikaze muri ibiganiro by'uruhererekane. Nababwiye ko nzajya bategurira, hari operation, hari ikiganiro kimwe nateguye cyitwa amateka karishye. Iki cyo mumaze kukimenyera, amaze kugera kuri episode ngira ngo ni ya 7, aho ngenda mbabwira amastori yagiye abaho ku isi, yenda nahereye mu Rwanda, ariko nzagenda njya n'ahandi ku isi, ngenda mbabwira abantu bakoze ama headlines. Ariko noneho naje kuvuga ati ibyo ari byose reka nzane n'indi segment yo kuvuga ngo ejo ni wowe, naho nzajya mbabwira amateka ari very hidden ku muntu runaka, kuri baba celebrities mukunda. Episode ya mbere already iriho, ubu ngubu ngize kuri episode ya 2. Muri episode ya 2 nahisemo kuvuga kuri Apotre Mignone Kabera Alice, uyu nguyu washinze Women Foundation Ministries ndetse na Noble Family Church. Uyu mudamu afite ibintu bitatu mbanza kubwira buri wese ntekereza kwazi. Afite mu mutwe actually nyine ni umuhanga, kabiri ni mwiza appearance, gatatu ni agwaneza actually ugende ku buhamya bw'abantu. Ariko ibyo ari byo byose ari byo abantu batamuziho. Iyo tujye kuvuga ku bantu, ku bakozi b'Imana n'iki, ni byiza ko tubanza gusenga. Mana data twese uri mu ijuru, nyiri ububasha, nyiri ubushobozi, nongeye kugushima ko uyu munsi nongeye kugaruka imbere y'izi kamera. Hari abantu batabashe kubyuka, hari abantu baryamye rwose inkuru yabikarangira aho ngaho, hari abandi uyu munsi baryamye ari bazima, ariko uyu munsi bakaba bari mu bitaro, hari abandi bari muri za koma n'ibindi. Uretse n'ibyo ngibyo, hari n'abandi batari muri ibyo bibazo, batari muri koma, bitabye Imana, batangize gute, ariko nanone bari mu bindi bibazo bitandukanye. Hari ababuze ibyo kurya, hari ababuze amahoro mu mutima, hari ababuze amahoro mu bitekerezo, afite agahinda, hari abigunze, hari abananijwe n'uburwayi. Ibyo bintu byose Mana data twese bose ndabakweretse. Waravuze ngo nowe papa w'imfubyi ukaba umugabo w'abapfakazi. Abo bose ndabakweretse Mana data twese. Nongeye kukwereka abari muri muri zo hospital Mana data twese. Waravuze ngo ni wowe muganga w'ukuri, nukoraho ni wowe dukozaho ibiganza twese n'ukuri tugakira. Udahari abaganga ntacyo baba bavuze. Data twese nyiri ububasha, nyiri ubushobozi, ngarutse imbere yawe data, n'ukuri ndagushimiye kuko wongeye kumbashisha, ndetse n'uyu muntu uri kureba ikiganiro nawe wongeye kumubashisha. So kumubashisha gusa kuko afite ubuzima, ahubwo no kuba yabonye umwanya, no kuba yabonye ama megabytes cyangwa se internet yo kujya kuri ama mega kujya kuri internet, kuko hari ababuze ibyo ngibyo, hari ababuze uretse n'ibyo ngibyo, hari n'ababuze uko babona amafunguro. Data twese ariko nanone ngiye kukoreka abo bose nakubwiye, abari mu bibazo, abari mu bitaro, abari mu bindi bintu byose data twese ni uko babashisha. Nzi neza ko uyu munsi uko turi kuvuga hari benshi baterana ahantu henshi bari kwambaza izina ryawe ati data dufashe cyangwa se dutabare. N'ukuri waravuze ngo bera hose cyarimwe, wavuze ku cyicaye ku ntebe y'imbabazi. Abo bose ndabakweretse data twese. Uyu munsi ngiye kuvuga ku kiganiro cy'umukozi wawe, umuntu wasize amavuta, ni umudamu, ndetse wagira afasha abantu benshi. Ariko data twese ngiye kuvuga byinshi abantu benshi batigeze bamenyaho, cyangwa se abantu benshi batigeze bamwumvaho, cyangwa se byinshi abantu benshi batamuzi. Data twese nyiri ububasha, nyiri ubushobozi, gushimiye kugiye kubana nanjye muri kiganiro, ndetse ubane nanjye ururimi rwanjye ntirubogame, kuko dushobora gutekereza cyangwa se tukareba tukavuga byinshi by'umwana w'umuntu agize. Ariko data twese bana natwe, n'ukuri ubane nanjye uriyo nagize ikiganiro. Nta muntu nkomerekeje, nta n'umuntu nkuye mu byo kwizera. Data twese nyiri ububasha, nyiri ubushobozi, ndagushimiye. Yes, ikiganiro ubu ngubu kireje twagiye. Ntabwo ndi buze kujyana mu mateka maremare ya Apotre Mignone, twese turayazi, ariko icyo nshaka kukubwira cyo ni umumama, akaba ari washinze Women Foundation Ministries ndetse na Noble Family Church. Benshi mbese yatangiye ari Women's Foundation Ministries, ariko nyuma za kubona ko n'abagabo bagize ari ngombwa za kuyikora Noble Family. Uyu mudamu ndabanza nkubwira ibi ngibi.
yakijijwe avuga ko yakijwe muri 91 ariko hari abavuga 91 cyangwa kabiri something like that. Ariko mu byo bari kuvuga mu mateka ye avuga ko ibibazo yagiye ahura nabyo ndetse yakirijwe i Burundi akirizwa mu itorero rya Edmo. Yes, mu itorero rya Edmo. Kuvuga ngubwo Imana iramubwira ati nguhaye inkoni, nguhaye amaboko, genda ufasha abantu n'iki n'iki. Aravuga ati nanjye ubwanjye nta maboko mfite, ariko Imana igenda imfashije. Yari umuntu mwiza, yari umudamu mwiza, w'imico myiza, ku buryo umuvuga ngo nararokotse umuntu akakubaza ngo ese warokotse iki, kubera ko abantu bari bamuzi umwana mwiza, umuntu w'imico myiza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko aza gufata umwanzuro aravuga ngo agiye kurokoka. Ariko noneho kujya kurokoka akazajya agenda atararokokwa neza icyana na rimwe, akongera akagaruka akigenda muri zamba n'iki. Ariko burya Imana yagushatse nyine iragukoresha. Ayo mateka yo murayazi, ibyo ntabwo bibarusha, kugira ngo mwumve Apotre Mignone ngiye kubabwira. Apotre Mignone uyu munsi urebye guhera mu kwezi kwa gatatu, no mu kwezi kwa kabiri, abanyarwanda benshi batagiye kuvuga yagiye kuzimu, sinzi akorana n'abaki, sinzi yagiye gufata imyuka mibi kwa Kayanja, sinzi. Ariko reka mbanze gatoya nkubwire uyu mugabo Kayanja, Robert Kayanja, uyu yari yagiye gusengera mu itorero rye, ndetse nkubwire na kiriya giterane. Kiriya giterane bari bakise ngo ni break barriers, taking territories. Iki giterane cyari kirimo of course Robert Kayanja, umugore Jessica Kayanja, batumira Mignone, batumira undi mudamu wo muri Kenya, batumira undi mudamu wo muri Zimbabwe I think. Bose baraza bara preaching. Poste nuko mukari imeze. Mignone barabanje baramwandikira, baramubwira ati hari igiterane turi gutegura, uzaza muri Uganda n'iki. Mignone arababwira ati ngewe kugira ngo nzaze birasaba abaha detail z'ibintu akeneye. Mu kintu cya mbere yashyize imbere yari umutekano. Aravuga ngo ndashaka cortege y'imodoka ziri hejuru y'eshatu, kandi imbere hakaza polisi incunge umutekano. Ntabwo avuga ama bodyguard, no, yaravuze ngo polisi incunge umutekano. Kayanja ntabwo ari ikintu gikomeye kuri wowe wari umusabye, byari ibintu yagomba guhita ashyira mu ngiro, akavuga ati polisi ko Kayanja n'umuntu ukomeye hari muri kiriya gihugu. Barabyemera. Ku itariki ya 7 Apotre Mignone afata Rwanda muri business class n'abantu yaravanye mu Rwanda, baragenda barandinga Entebbe. Jessica za kumufata amuha agaseke kandi karimo urupapuro rwanditseho amagambo ya welcome, we love you, something like that, ibintu by'indabo, ibintu nk'ibyo. Baramwakira, arangije injira koko muri taxi nziza cyane, bamufungira mu muryango. Polisi yari ngaho imbere igomba kumutwara. Yari yabanje gusa nunaniza umuntu witwa Kayanja kubera iyi mpamvu. Kayanja muri 2019, no, yes, muri 2019, umupasiteri witwa Aflukau wo muri South Africa. Uyu mpasiteri yavukiye mu gihugu cya Kongo. Amaze kuvukira mu gihugu cya Kongo aza kujya kwiga, ajya kwiga mu bihugu byo hanze, yiga muri France. Actually ni umugabo uvuga indimi, iyo ageze mu gihugu cyari cyo cyose. Agera muri Portugal, Imana avuga iki Portugal. Yagera muri France akavuga igifaransa, yagera mu Bwongereza akavuga. Nukuvuga ngo ku ndimi nabo twita ngo naba polyglotte cyangwa se aba polyglotte. Azi indimi kabisa, azi icyo twita indimi. Uwo mugabo yaragiye yiga neza kabisa. Ariko arangije aza mu gihugu cya South Africa, aza gukorera umuntu w'umupasiteri. Urabona abantu bana binjira mu nsengero bagatangira kuzajya bacuranga za piano n'iki. Aza gukundwa na pasiteri, yabona umwana mwiza uzi kugira umushinga, kwa kuno umushinga agaparti mu rusengero, ibyo murabizi. Agenda azamuka buryo. Ariko noneho icyongeyeho aza gukunda umukobwa wa pasiteri, barakundana. Bamaze gukundana agenda azamuka, abantu bamukunda. Rimwe na rimwe wa mupapa urumva n'umukwe we, urumva already Africa bamaze kuba umukwe wa pastor, akazajya musiga avuga ngo ni pastor. Mu gihe uwo pastor dahari tuyungu arabayigisha, abantu bagenda bamukunda. Ariko akaba nanone yari umuntu ufitemo akantu ko kuvuga ngo arahanura.
biramuhira, abantu baramukunda. Noneho wa mupapa aza kwitaba Imana. Yitabye Imana, ba bantu urumva y'umuntu actually y'umuntu yashinze ikintu baravuga ngo business ni nyirayo. Iyo washinze business n'urugero nk'umugabo washinze urusengero amaze kwitaba Imana, birumvikana ko abantu benshi batangiye kugenda bava mu rusengero, bamwe bagira bacika intege n'iki n'iki. None hariko babandi bake basigara kuri Aflukawo aza kuvamo ajya gushinga Hallelujah Ministries International. Yabanje kwitwa Hallelujah Ministries. Noneho abantu baramukunda, ariko afite abantu bakeya, uyu mugabo aza kuvuga ati ariko kugira ngo abantu bankunde bazanye buriya tubyemere, abadamu bakunda, baravuga ngo ntuganure umudamu n'ibintu bitatu: ntuganure umugabo ufite amafaranga, ntuganure umudamu uri inyuma y'umuhanuzi cyangwa se y'umupfumu. Abadamu baratangiye bamuzuraho mu rusengero, bamuzura aravuga ati ariko aba bantu icyo baje bakurikiye ni bwa buhanuzi n'iki ngomba kubukoresha. Ibiri hidden bivuga ko uriya mugabo batazi uko byagenze, ariko akaza kubona agakomo yambara ku kaboko kw'iburyo. Kare agakomo yakaguze amafaranga miliyoni 40. Miliyoni 40 z'amadolari. No, sorry. Miliyoni 40 z'amanyarwanda, ubwo ni ibihumbi 40 icyo gihe ari kera cyane. Ntago sinzi umwaka, ntago ndishwa neza ntaza kubabeshya, ariko ni mu myaka kera za 90. Arakagura karagakoma kamaranye imyaka kambaye. Umugabo atangira kuzajya akora ibitangaza bro, akora ibitangaza yakugira yagukoraho ukagwa, yakujya gutyo aba umuntu ukomeye. Itorero rye riragenda riruta ryari n'irya papa we. Ryasebukwe rirazamuka. Byageze muri 2000, ngira ngo ni 2007. Noneho baza kuvuga ngo bashaka kumwirukana mu gihugu. Just bya bindi nyine urumva n'umukongomani, ariko wagiye nyine ariga n'iki isanga hariya, ariko arafite citizenship, ariko noneho baravuga ngo sinzi ibintu byabaye ngo bashaka kumwirukana. Urumva yenda hari ukuntu abapasiteri nabo bagira akantu kagashyara, yewe umuntu ari no gutwara abarokore, kandi yenda sisi umunya South Africa tugiye kumwirukana. Abantu ze bakora imyigaragambyo, abakristo bibo bakora imyigaragambyo, biza kujya mu rubanza. Umugabo araburana aratsinda, aguma mu gihugu. Agumye mu gihugu noneho dore ngo arakora, atatangira kubaka urusengero rwa Hallelujah Ministries. Ibitangaza nukugeza ubwo abantu bazaga n'utugare bro, yari kwigisha utugare twa duteretse hariya tw'abantu bakize. Gukira indwara byo ntabwo ari ibintu bikiri, gukira ngo abantu bamugaye, ngo bafite ubumuga bwo kutabona, bafite ubumuga bwo kutavuga, ibyo ntabwo bikiri ngo usanga amagare yuza aho ngaho. Yaragize noneho ku rwego rwo kuvuga ngo shaka kuzura umuntu. Muri 2019 aza akora ikitangazo cyo kuvuga ngo agiye kuzura umuntu, ariko kuri kamera abantu babonaga koko yazuye umuntu. Ariko nyuma baza ikinyamakuru bita CBC News cyo muri South Africa kiza gukora ubucukumbuzi kuri iyo video yagiye vilo yo kuvuga ngo yazuye umuntu. Bastangana ibintu ya staginga nyine ya fakinze kwa, basangana ibintu ya fakinze. Ariko nubwo basanze ari ibintu ya fakinze, buri hari igihe inkuru iba vilo abantu ukavuga ngo yazuye umuntu. Nono iyo ngiyo ya SBC News kuvuga ngo ya fakinze, bakagenda bagakora ubucukumbuzi bagasanga uwo Afrika we ya fakinze, ntabwo yo yabaye vilo. Nuko ngo aho yari yageze ya indi bakoze kuvuga ngo bagiye kuyivuguruza ibyo yakoze barabe fakinze, iyo ntabwo yageze kuri. Iyo ngiyo rero niyo yashigera no mu Rwanda. Igeze mu Rwanda abantu benshi barayibona, umuntu igera ku mudamu witwa APOTRE Mignone Kabela Alice. Igeze kuri Alice aravuga ati uyu mugabo ararenze, nshaka kugira imbaraga nk'izo uyu mugabo. Mignone twibuke ntabwo ari umuntu uvuga ngo abaho mu bintu, ntabwo uzumva ngo akora ibitangaza ngo umuhanuzi ngo niki. Ntabwo akora ibintu ngo by'ibihanuzi n'iki, ntabwo aba muri iyo monde. Ariko nanone yarakeneye kuvuga ngo ngomba kuzamura izina ryanjye, abantu bakankurikira bakanyumva, ndetse nkagira izina ribyimbye cyane kuruta aba APOTRE Gitwaza, aba basaza be. Yaje gushaka uko yagirana connection n'uwo mugabo Aflukawo wo muri South Africa. Aflukawo yari umugabo wiyumva muri 2019 icyo gihe.
dore cortege yagendagamo yari cortege yari irimo imodoka. Reba izo modoka urebe na protocol afite muri 2019. Aza gusaba audience ko bavugana n'iki umugabo arayimwemerera baravugana n'iki bwa mbere yabanje kugira ngo wenda n'umuntu ugiye gusaba gusengerwa, ariko azikumwe ati no, ntabwo ngiye gusaba gusengerwa, ahubwo ndi umupasiteri, ibintu nk'ibyo baraganira. Uwo mugabo ambwira ati you know what, waza South Africa tukaganira. Mignone ntabwo yagiye South Africa, ahubwo wa mugabo yarambwira ngo niba udashaka kuza South Africa ubwo twazahura ukaza muri film mu biterane byanjye, ibintu nk'ibyo. Baza gupanga ko uwo mugabo igihe yari yagiye muri France, Mignone aribwo agomba kujyayo. Mignone nabwo ntabwo yagiyeyo, ahubwo byaje gusa n'ibyanze, bavugana kuri nyine bisanzwe bya telefone bya call, baravugana. Arambwira ati ariko ko mbona ibintu bigenda bimeze bite? Umugabo aramubwira ati ni Imana. Urumva abantu bose uwo mugabo ntabwo ashaka kwemera ngo ni ibintu yagize, ati ni Imana, umva gusenga cyane n'iki. Ariko aza kumubwira ngo none se kuriya kuntu ugenda ya cortege n'iki bari abantu. Aravuga ati ngewe ngira abasirikare man, asikuvuga ngo ntabwo arwa ngo nabantu ngo babantu ze bodyguard, ni abantu bajya mu myitozo ya gisirikare, nibo bamurinda, barinda Afrika, bakora training, ahamagara umusirikare bakaza bakabatoza. Yo agiye gukora kuba ngo anniversaire, aba ari ibintu bikoze mu za gisirikare. Mignone ariko akunda umugabo akaza yamukurikira banavugana. Muri 2020 Mignone yararimo kwigisha mu bintu bijyanye, ubundi agira teme 5, harimo Wildlife Fellowship, harimo Fireworks, harimo Connect Africa, harimo umugore mu rubohero, umugabo mu marembo, hakazanamo na All Women's Together. Izo ni intuze 5 navuga ngo na mapillars 5 y'uburyo asengeramo abantu bahura nabo n'iki. Noneho yarari muri iyi ngiyi nakubwiye yitwa ngo umugore mu rubohero, umugabo mu ntuze. Yarimo kwigisha uburyo abantu barera, aburyo ababyeyi bashobora kurera n'iki. Arangije aravuga ngo arashaka ko urubyiruko rwose, azasaba President Kagame, we niko yaravuze ngo nzasaba umukuru w'igihugu urubyiruko rwose ruzagira ujya mu ngando, rujye mu gisirikare n'iki. Nuko era ko mu Rwanda kuvuga ngo ugiye gufata abantu batoze like nk'igisirikare ntabwo ari ibintu bikunda. Kandi mu Mignone ku kintu abashyize imbere ni ikintu bita umutekano. Yaravuga ngo niba mara abanyarwanda bose nibazajya baca mu ngando, biba byoroshye kuvuga ngo ufasha umuntu araje baye bodyguard wanjye gutyo. Byari byoroshye. Niyo mpamvu it was the behind the scene y'impamvu yavuze ayo magambo. Noneho Mignone bivugwa ko ibi byo bivugwa kwa mnoshuba yaje kubona amafoto y'umuntu witwa Robert Kayanja yagiye gusengera kwa Afrika. Abo so gusenga yende gushaka kuba yitabiriye nawe birode nk'ibyo byo kwa Afrika. Icyo ya Afrika yarimo yimika aba pasiteri nyine bagomba kujya handi hantu, ibintu nk'ibyo. Abona Robert Kayanja ariyo. None avuga ati Robert Kayanja we no hano wirije, reka mubaze niba yatampuza n'umugabo mbambwira ukura mugabo akora n'iki. Robert Kayanja rero arambwira ati mugabo biragoye, ati nanjye ubwanje nabuze system akoresha. Mignone ntiyafata nk'ukuragira ngo yenda Robert Kayanja yanze kumuha isiri n'iki. Ejo bundi nubwo bamutumiye abanza kwanga kujya, ariko asa n'ubabwira ati ngewe security ni yingi n'iki nshaka nzaza. Noneho icyo abantu banenze Mignone, uyu Robert Kayanja reka maze mukubwiraho gatoya. Hari umusore witwa Juko Dennis wo mu gihugu cya Uganda. Mu mwaka wa 2001 yagiye gusengera mu rusengero rwa Miracle Center rwa Robert Kayanja. Kugera mu rusengero rwa Robert Kayanja, kwa kundi nyine umupasiteri ari kubwiriza, umuhungu arafashwa, yemera kujya mu itorero koko byumva nyine n'ibintu bimushimishe kwa kundi ukorwaho nyine umupasiteri ari kwigisha. Noneho tangiye kuzajya asengera mu itorero ryo kwa Robert Kayanja. Nyuma aza kwinjira muri worship team. Amaze kwinjira muri worship team gake baza kumugira umuyobozi, ibintu nk'ibyo. Noneho
umunsi umwe Robert Kayanja aza kumuhamagara muri office aramubwira ati ariko nabonye ukuntu wowe ufite akantu k'ubuyobozi n'iki ese wakugira umuyobozi wa ibintu byose ibintu bikorerwamo hano wa protocole n'iki umuhungu ati mana yanjye mwaba mumfashe ibintu nk'ibyo urumva pastor akubwiye ngo reka nkugire umuyobozi wa protocole ntabwo wabyanga arabyemera amaze kubyemera koza ko kazi ariko noneho nyuma aza kumwongeraho ineza muga ati noneho protocole n'ibindi bijyanye abantu bazaba haha ibintu by'isuku mugizo nabyo umuyobozi wabyo umwana arishimye noneho abantu bakora amasuku ku rusengero urumva nyine yahaye akazi nabo bajya gukora cyagiye cyo kuvuga ngo abigiye mu rugo bafite umukozi ariko none igihe bavuga ngo ni gukora amasuku nyine cyane kwa kundi ya ntebe mu gaterura ibintu nk'ibyo byo mu rugo abo ku rusengero nabo bajya gukora kwa Kayanja uwo musore nawe agombaga nyine kugenda ajyanye nabo aza kubwira Juko ati Robert Kayanja aza kubwira Juko ati noneho mu cyumba cyanjye bari abantu ntabari bajya gukora mu wowe uze kujya kugiteguramo neza n'iki ajyamo umwana arimo agiye kumva ngo yumva pasteri arinjiye mu cyumba yinjiye mu cyumba agatangira kumusoma atangiye kumusoma mwati pasa ndati ho yaceceka umwana arangije ngahindukiza pasteri ngahindukiza wa muhungu ngamurebesha ku gikuta atangira mukura n'imyenda atangira kumurongora mu kibuno umwana abanza gusakuza ariko avuga ati mana yanjye pasteri basamuka ati ho ya niki aramurongora aragenda umwana nyine aragenda ariko yumva ari kubabara n'iki ajya kwa muganga apaza mwana amafaranga ajya kwa muganga umunsi ngo nk'iminsi nk'ini ishize 5 gutyo umwana aza kujya muri office nanone ajya muri office nanone atangira wumva pastor atangiye gusa n'umumenyera ngaramuhindukiza muganga ngo ryama ku ntebe ajyama ku ntebe pastor atangira kumurongora nanone mu kibuno iyo nkuru zaje kuba vilo kugeza ubwo umwana yabaye muri ubwo buzima ko pastor yamuhaga amafaranga n'iki akamuha mushara akamurengereza ako noneho nyine uramva ni kwa kundi yenda umuntu ahagundi aza kumuhaga kenera kuzajya afata nabandi ariko noneho akaba atari uwo muhungu wenyine yakoreshaga ngo nabandi basore bo mu rusengero ngo yajyaga ngo arongo wa muhungu rero aje kumuhaga nyine aranamwirukana amwirukanye ajya hanze atangira kuzajya abibwira aho abantu gake ariko mu mfupfu n'iki kubera ko Robert Kayanja ni umuntu ukomeye mu gihugu cya Uganda abivuga nyine mu mfupfu n'iki none ko akunda bivuga mu mfupfu ushobora kubwira umwe n'undi akabwira undi bitangira kuzajya bigenda mu itangazamakuru abantu babyandika abandi bana bo mu rusengero nabo basanzwe babikora avuga ati uskataretse twenyine nabo batangira kuzajya bagenda batanga testimony ariko Robert Kayanja kuri icyo kintu ngo bamubaza akavuga ngo Imana yonyine ngo nizangwanira izo ntambara ibintu nk'ibyo muri 2018 ngira ngo na 18 none 7 Robert Kayanja yaje guhamagara abo basore kuri telefone arababwira ngo twaza kubona nango tukareba ngo tuvugana no yabaje kubahamagara avuga ngo ibyo bintu muri kumvugaho abakanda kuri telefone abana bati none sibyo twavuga sibyo n'iki arangije afata abapasteri bo mu rusengero bwe arabwira ngo umusengero barasore mubabwire ibyo bashaka ko baza tukavugana baragenda bapanga gahunda ngo ko bavugana ariko ngo muri ko kuvugana ngo yari trap y'ukuntu Robert Kayanja yari yateguye polisi kugira ngo baze guhita bafata abo bahungu babajyane kubafunga ngo babashinja ko bari gukora defamation umukozi w'Imana ariko nyuma polisi abo bana nabo babaye makini ntibajyayo biza gusakara nyine bivuga ko Robert Kayanja ari homosexual aryamana n'abagabo cyangwa se n'abahungu uyu Robert Kayanja bikavuga ko umugore we witwa Jessica Kayanja nubwo bafitanye abana cyangwa bafitanye abana bagera muri 3 I think n'abatari bane ariko ni kwa kundi nyine uvuga ngo wenda kugira ngo ugakozaho gusuka byara ariko bivuga ko ibintu byo gutera akabariro atari ibintu bakora cyane ahubwo yikundira abagabo uyu nguyu Mignone yarazi iki kintu azi neza ko uyu pastor ari umuntu uvugwaho ibyo bintu azi neza ibyo bintu n'iki niyo mpamvu yabanje kumugora ariko kugenda noneho ngo kugira mu gihugu cya Uganda amuhara amavuta aramudanga ya mavuta nakwe South Africa kwandekwa Afrika wabimenye niyo mpamvu Mignone yakoresheje aravuga ngo namavuta ngo azana imbaraga kugira ngo abantu bazajye bagwa iyi system yo gukora ku bantu bakagwa niyo uyu Afrika unavuga ngo Mignone afata nk'umuntu w'ikitegererezo ni yakoresha murebe muri video ari kwimika abantu agenda bimika abangaba abantu bose wari gusengera wese agomba kugwa
bivuga ko rero izi mbaraga zo kuvuga ngo abantu bari kugenda basengera abantu bakagwa atari imbaraga z'Imana, ariko abona uko we abyizera. Ariko Mignone mu bindi bivugwa bikavuga ko Mignone atari umukozi wa Satani, ntabwo ari umukozi wa Satani. Mignone yakijijwe ahubwo ni kwa kundi kuvuga ngo hari uburyo umuntu azamuka akavuga ngo ariko mfite icyubahiro nkeneye kuba umuntu umeze gutya, nibyo ngibyo. Ariko actually bivugwa ko abantu bose bagiye baha suggestion Mignone kuvuga ngo bajye bamujyane gufata imbaraga za hehe za Nigeria, Mignone yabyanze. Ari nayo mpamvu gatagaragara mu bintu by'ibitangaza, usanga ariko bitangaza ari kuvura ibintu bamugaye ari kugira gute, no ntabwo ibyo, ahubwo nuko yumva we yabikora ngo nk'Imana, wagatekereza ko ngo nabo ngaba ariko bimeze, ariko ngo ntabwo ariko bimeze. Icyakora amaze kugera muri Uganda, Robert Kayanja amaze kumuha amavuta akamubwira ngo aya mavuta ngo nayakuye South Africa, koko ngo akoresha ibitangaza. Mignone n'amapost yose bari bafashe bagomba gushyira kuri Instagram y'ibintu byabereye hariya ntabwo yashiraho, yashyizeho ifoto imwe gusa ariko bashimira. Niyo mpamvu ibintu byabereye muri Uganda Mignone atigeze abishyira kuri Instagram ye. No birabaho urasanga ntabihari. Umuntu uriya piece wateye comment kuri post ya Mignone ni umuntu uzi neza all the stories, izo stories zose ukuntu Mignone yatekerezaga kuvuga ngo abe nka ba Africa, ariko yenda barriers zikagenda ziba, ariko bivuga ko n'ubundi yenda ukuntu umuntu ashukika yenda ari guhura na Africa bikagenda gutyo. Ariko Apotre Mignone nibyo bintu biri behind ya biriya bintu mwabonye, niyo story iri behind y'ibyo ngibyo. Ariko mu yandi magambo Apotre Mignone ni umukozi w'Imana. Apotre Mignone impamvu namuzanye muri iki kiganiro cy'uyu munsi, ni umuntu mwiza, actually isura. Usanga abakobwa abatwita bagiye kwibagishijwe no bagize gute n'abanyarwandakazi, ariko kuvuga ngo bagiye gukorera Imana nibi, kuko bo bumva ko ubwiza bwabo bagiye kubucuruza kuri Instagram. Ariko Mignone aravuze ati ubwiza bwanjye ahubwo reka njye kubukoreshereza mvuga ijambo ry'Imana, nzana abadamu ku mwami. Mignone ari mu bantu bafasha akarere ka Gasabo. Buri kwezi buri mwaka hari amafaranga atanga, sinzi ngira ngo ni miliyoni 10 cyangwa 15 I think, zifasha akarere ka Gasabo gufasha abantu gutanga mitiwere kugira gute. Mignone afite abadamu benshi afasha, akavuga ngo bagomba just akabazana ku mwuka. Ariko noneho avuga ngo Sirogera avuga ngo faith in action, no kwa ngo kwizera ariko nibikorwa. Of course ntabwo ari umurongo ngo ino wizera Imana izagira gute, no. Aramuhamagara akamubwira ati Imana izagufasha, yego, ariko kanamuha mu bifatika mu mafaranga. Aremera abantu, ngira mwajye mubona ukuntu yagiye aremera abantu. So Mignone ni icyitegererezo cyiza ku bakobwa bavuga ngo ni beza, bafite ubwo buranga, bafite iki. Ni umuntu wadetse ibyo bintu byo kuvuga ngo ndi mwiza najya gucuruza kuri Instagram nabo Muslim nagira gute, akavuga ngo ngiye kuvuga ijambo ry'Imana. Iyo urebye abakobwa beza abanyarwanda usanga ibintu by'Imana kubyikoza ni gakeya, no icyo bari bahari no gusenga no kwibagisha ibintu, no. So kavuga ngo ese muri urubyiruko muri abakobwa twitwa ngo ni beza, ejo ni wowe ku buryo waba nka Apotre Mignone nawe ugakora urusengero, nawe ugafata abantu benshi ukabazana ku mwami, tukubaka ubwami bw'Imana mu Rwanda. Baravuga ngo rega Imana yiri gutembera handi ariko igata mu Rwanda. Mignone rero ni icyitegererezo cyiza cy'umudamu mwiza wakoze amateka atari yakorwa n'undi muntu. Ni umudamu uri hejuru, hariya hejuru mu bantu bavuga ijambo ry'Imana. Niwe muntu uzi ugaragara mu materaniro ye, His Excellency Madame Jeannette Kagame yagiyemo akateraniramo. Ni umuntu ufata Kigali Convention Center akayikodesha agiye gusenga gusa. Yakoze byinshi gusa. Birenze kuri ibyo hari abantu nanone bagenda bafata biriya bintu yavuze ngo urubyiruko bazajya babishyira ngo rukajya mu ngabo, ibintu nk'ibyo, bakavuga bati ese Mignone ni umunyapolitike wabaye umukozi w'Imana. Ibyo bintu abantu bajya babitekereza, ni umunyapolitike wabaye umukozi w'Imana, bajya babiba cyane cyane bigarasha ibyo ngibyo barabyibaza. Muri operation y'u Burundi niho abantu benshi bagiye babizamukiraho. Reka maze nyigushyiramo kuri operation namukoze. Buri ibintu by'Imana bisaba ko bigendaho gake. Ibintu by'Imana buri abari iby'Imana cyane, yo bigenda hari ukuntu ngo bihuzwa na politike, nabwo bari ikintu gikomeye cyane. Mpamvu navuze nti
ikiganiro reka ngikore kuri iki cyumweru. Ni ibintu bimaze iminsi, navuga ngo byatangiye ku itariki ya 14, uyu munsi turi kuri 17, urumva ko amaze iminsi. Ariko naravuze ntereka mbanze ndebe ibintu ni biki, nkora itohoza ritandukanye kugira ngo turebe. Njyewe akazi kanjye ni kamwe, ni investigator w'amakuru. Mbisubiremo, amakuru utabonye hano, ubucukumbuzi utabonye hano, ubwo ngubwo ntabwo bubaho. Kuri buri makuru ndiyeranje ngashaka amakuru yose uko yakabaye ku kintu kiba kivugwa, kugira ngo wumve uko ibintu bimeze. Narababwiye ngo ntabwo nzabatenguha. Abantu mwahisemo yishene, hari izindi channel nyinshi cyane zuzuye, ariko ndavuga ngo nanjye umusanzu wanjye ngomba kubaka, ngomba guha abantu ukuri, nkababwira uko ibintu bimeze. Rero mwumvise mu minsi ishize ko habaye isubikwa ry'igiterane cyari cyateguwe na Women Foundation Rwanda, cyangwa se Women Foundation yo mu Rwanda, ihagarariwe na APOTRE MIGNONE Kabera. Icyo giterane cyagomba kubera mu gihugu cy'u Burundi ku itariki ya 15 kugera ku itariki ya 17. Cyagomba kurangira uyu munsi ku itariki ya 17, ku kiganiro gikoze mu rukerera rwose rwo ku itariki ya 17. Cyari giterane cyari cya Women Foundation, ariko ifatanije na New Creation Church yo mu gihugu cy'u Burundi. Aya materaniro uko ari abiri, cyangwa se amatorero uko ari abiri, yaba Women Foundation cyangwa se Noble Family Church ya MIGNONE Kabera na New Creation Church, zose ba nyirazo cyangwa se ba founder bazo n'abagore. Iyi New Creation Church yashinzwe n'umuntu bita Dr. Chantal Inamahoro, n'umurundi kazi. Naryo iryo torero rimaze igihe, naryo rigira ibintu bikorwa byinshi bijyanye n'igitsina gore, gufasha abadamu, ibintu nk'ibyo MIGNONE Kabera nawe akora mu Rwanda. Noneho abo badamu bamenyanye, ntabwo bamenyanye ejo bundi, bamaze iminsi baziranye, kuko amakuru namenye nuko uyu Dr. Chantal Inamahoro yamenye bwa mbere Alice MIGNONE Kabera mu mwaka wa 2019. Icyo gihe hari hashize iminsi Alice MIGNONE Kabera atangije ibikorwa bya All Women Together. Ibikorwa bya All Women Together byatangiye mu kwa 8 muri 2017. Nibwo bwa mbere byari bibaye bibira muri Kigali Convention Center. Uyu mudamu byari MIGNONE Kabera avugaga ko ari ibikorwa ngaruka mwaka bigomba kuzajya biba buri mwaka. Noneho urumva byabaye vilo ko ni ibintu byabereye muri KCC, iriya ni inzu y'ikitegererezo, icyo gihe yari no kuri hit, ntabwo umuntu yabihakana. Ni ibintu bya vilo cyane, abantu barabimenya, ibyo ari byose n'abarundi bakurikirana ibintu cyane bibera mu Rwanda, nabo baje kubimenya. Nibwo rero MIGNONE yagiye aba vilo, yagiye abantu benshi bakamenya, aba trend cyane. Ndetse no muri ibyo bikorwa agenda gatumiramwe abavuga butumwa bagiye batandukanye. Harimo aho yatumiye abanyakenya, abanyanigeria, abatanzania, gutyo abahoshipa bakomeye muri ibi bikorane byiwe. Bajya ndibaza ko Osnachi yaraje wo mu Nigeria, nta muntu utamuzi. Hazamo hari umudamu wo muri Tanzania, Christina Shusho, nawe nta muntu utamuzi mu bintu bya gospel, mu kuramya no guhimbaza Imana. Mbese ni ibikorwa byagendaga bitumira abantu bafite amazina aremereye cyane muri gospel, cyane ariko bigitsina gore. Noneho ibi biterane muri 2022 mu mpera nibwo batangiye kuzajya bavugana n'uriya mudamu wo mu Burundi. Mu kwa gatanu uriya mudamu nibwo yamupropoje kuba bakora iki gikorane cyangwa se iki giterane bise ngo Connect Africa, cyagomba kwera i Bujumbura. Barabiteguye,
ririya torero kuko ryo ryari rihari nyine riri kuri tere barirabitegura baza gufata gahunda ko igiterane kizaba ku itariki ya 15 kugera ku itariki ya 17 uku kwezi muri uyu mwaka. Ariko noneho mu Burundi akaba ari abantu bakunda ibintu byo kuramya, mbese bakunda ibintu by'Imana. Naba mujya mugira mubona aba president babo bari kuvuga ibintu by'Imana cyane bigize gute. Muri 2013 niba nibuka 2013 ku itariki ya 18 z'ukwa 4 2013 Apotre Gitwaza yagiye mu gihugu cy'u Burundi. Agiye mu gihugu cy'u Burundi hariyo itorero rye agashami ka Zion Temple, ariko noneho abakristo baratangiye kugenda bashiramo bajya mu yandi matorero. Pastori wo muri Zion ahamagara Gitwaza aramubwira ati rero ndabona abakristo bagenda wazafata umwanya ukaza ukabwiriza hano muri Burundi kugira ngo abakristo bongere bagaruke. Apotre Gitwaza ajyayo, ndetse icyo gihe arababwira ngo ngiye mfashe gahunda ko ngiye kwimukira mu gihugu cy'u Burundi. Yarafite gahunda, Apotre yarafite gahunda yo kujya gutura mu gihugu cy'u Burundi, yarabisezeranije abarundi ko akazajya kubayo. Ndetse arababwira ngo impamvu azaza gutura mu gihugu cy'u Burundi ngo nukubera ko ngo uburundi ngari nkayo wo mutima wa Afrika, niko yabivuze. Aranavuga ngo kwisi ibihugu bihuje indamutso ngo ni ibihugu bibiri gusa, ni Burundi n'igihugu cya Israel. Aravuga ngo Burundi ngo baramukanya ngo na amahoro cyangwa se amahoro, noneho ngo muri Israel bakaramukanya ngo shalom. Kandi tuzi neza ko ibintu bya gospel cyangwa se abantu bizera Imana cyane usanga benshi bafatira urugero ku gihugu cya Israel. Abanya Israel murabazi mu bijyanye na Bibiliya ntabwo nabibarusha. Ndetse hajya habaho n'ingendo zo kuvuga ngo abantu bagiye Israel bagiye kureba ibintu nk'ibyo bitandukanye. Cyari ikintu gikomeye yarashyize mu Barundi, ndetse no kubumvisha ko abantu navuga ngo aho umwanya w'imbere kuruta ndetse n'abanyarwanda nk'igihugu yararimo. Abarundi icyo gihe baranishima bavuga ati none Apotre Gitwaza icyo gihe wari uri kuri hiti agiye kuza gutura mu gihugu cy'u Burundi. Abaturage cyangwa se abarundi barategereza baraheba. Ariko icyo gihe navuga ngo nanone muri 2013 ibintu by'u Burundi navuga ngo umuziki w'u Burundi mu bijyanye no kuramya no guhimbaza Imana wari uri hejuru cyane. Ndetse n'amatorero nayo yarari hejuru, ababwiriza butumwa mbese byari biri hejuru. Icyo gihe Apotre umuntu wari ufashe vora muri gospel y'u Burundi mu bijyanye n'amatorero yari umupasiteri witwa Edmo wo muri Vivante yo kwijabe. Uyu Edmo ni nawe waje gutuma Apotre Mignone Kabera akizwa muri 1991. Niho yakiriye agakiza. Noneho nyuma nawe urumva ko Gitwaza afungura urusengero mu Burundi. Uyu nani Edmo nawe aza gufungura urusengero mu Rwanda, arufungura hano Kimihurura aho bita ngo mu Myembe. Ni hara mu Kanogo meze nk'uzamuka hara mu Myembe, abantu bararuza aho rwari ruri Église Vivante. Gitwaza asa naho yabeshye icyo gihe abarundi. Biba nkaho navuga ngo ni nk'uburyo bwa siyasa bwo kugira ngo abantu bongere bagaruke bumva nyine bicara bategereje ko Gitwaza azaza gutura mu gihugu cy'u Burundi. Ntago byabaye. Iminsi iragenda kugeza ubwo uruganda rw'u Rwanda mu bijyanye n'imyidagaduro, mu bijyanye na gospel, mu kuramya no guhimbaza Imana rwaje gusa n'ubwigaranzura u Burundi. Icyo gihe muri 2013 u Burundi nibwo bwari bufashe vora. Uruganda none rw'u Rwanda ruza kwigaranzura uruganda rw'u Burundi. Nta nubwo wahakana ko mbere mu myaka yo hambere u Burundi bwari busa no buteye imbere kuruta igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rukiri kwiyubaka, ariko u Rwanda ruza kwigaranzura u Burundi muri secteur zose. Noneho byaje kugera muri 2015. Muri 2015 haza kuvuga ikintu cya kudeta, bivuga ko ndetse ngo abanyarwanda aribo bayiproposaga, aribo bafashije, ndetse ngo bari abasirikare bashaka gukora kudeta mu Burundi, ndetse kugeza ubwo n'abasirikare bashaka gukora kudeta baje guhungira mu gihugu cy'u Rwanda
kugera n'iyi saha u Rwanda rwanze kubatanga kandi Burundi burabasaba, ndetse perezida akavuga ko ari cyo kibazo cyonyine u Burundi bufitanye n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko kuri side y'u Rwanda ugasanga ko impamvu badashaka gutanga abo bantu ari uko mu Burundi ngo hakibaho igihano cy'urupfu. Mu Rwanda akaba icyo gihano nta kiriho, cyaravuyeho muri 1998. Uburundi bwo icyo gihano kiracyariho. Ikindi u Rwanda akaba ari igihugu kigendera ku mategeko cyuvuga kiti twebwe niba abantu ari impunzi ntabwo dushobora kurenga ku mategeko arenga impunzi ngo umuntu utumujyane mu gihugu yaturutsemo. Ibyo nicyo kibazo u Rwanda rugifitanye n'igihugu cy'u Burundi. Ariko none ibyo rero byakomeje kuba gatotsi, bikomeza kuba gatotsi hagati y'u Burundi n'u Rwanda kugera n'iyi saha wavuga ko ibintu bitaraba neza cyane, nubwo bigenda bijya mu murongo ko ibintu bishobora kuzaba byiza. Ariko nanone u Rwanda akaba ari igihugu kizwi neza ko kigira ubutasi bwo ku rwego rwo hejuru. U Rwanda akaba ari igihugu cyavuzwe ko cyohereje abasirikare muri Mozambique, hakurira abasirikare n'abapolisi, ariko hakagendamo n'abandi bamaneko bakagenda gufata abantu barwanya bavugaga nabi ubutegetsi muri Mozambique. Ibyo byaravuzwe n'ibitangazamakuru makuru mpuzamahanga, abantu hose barabyumva. U Rwanda nanone ruza kuvuga ko ari igihugu gitanga amafaranga menshi ku rwego rwo hejuru kugira ngo kibe cyakora ubutasi. Haje kuvugwamo ibintu bijyanye na turatwuma two kuneka, ndetse ngo tugura ni software yo kuneka inagura amafaranga menshi cyane, igura amafaranga menshi cyane. Muri iri application byavuzwe ko u Rwanda kuri liste y'abantu rwanekaga harimo n'abaperezida b'ibihugu, harimo bavuze perezida wa South Africa, sinzi abandi bantu bavuze bo muri Uganda. U Rwanda rero ku bijyanye n'ubutasi, u Rwanda ntabwo umuntu arushidikanyaho, rurazwi ndetse rurazwi cyane. Muri uko nguko nakubwiye ngo kuko u Rwanda rwagiye rwigaranduza u Burundi mu buryo bugiye butandukanye muri sectors zigiye zitandukanye. U Rwanda, abanyarwanda batangiye kuzajya bajya mu Burundi muri iyi myaka, navuga ngo guhera nyuma ya Covid, cyane cyane abahanzi bakajya mu Burundi gukora ibitaramo biki bagakura amafaranga menshi. Mbere hari abarundi bazaga mu Rwanda nka Big Fizzo bagakora ibitaramo, ariko uyu munsi umunyarwanda ajya mu Burundi akaba ari we mushyitsi mukuru mu gitaramo. Abanyarwanda bagize nuko ngo bafashe isoko rinini ry'umuziki cyangwa se ry'ibindi bikorwa, yaba gospel, Mbonyi yagiyeyo arakubita aruzuza, abahanzi bajyayo barakubita baruzuza, bajya gukora ibitaramo hariya cyangwa se ibiterane hariya bagakurayo amafaranga menshi. Ntabwo ari ibintu bibi kuko nabo yenda bafata umwanya bakajya gutemberayo. Mwigize mwumva weekend abanyarwanda benshi bagiye gutembera kuri Saga Plage, bajya Tanganyika kuryoshya, ayo n'amafaranga menshi bari basigiye igihugu cy'u Burundi. Noneho byaje kubaho ko rero hategurwa iki giterane cya Connect Africa. Mignone yagayohereza abantu kugira ngo barebe uko ibintu biri gutegurwa, uko ibintu biri kugenda gutyo. Ku itariki ya 24 muri Kanama 2023 uyu mwaka nibwo bandikiye ubutegetsi bw'igihugu babasaba gukora icyo giterane, ariko bababwira ko ari igiterane cya Connect Africa kizaba 99%. 99% kizitabirwa n'abagore, kandi azaba ari igiterane kivuga butumwa. Impamvu 99% nuko kuri navuga ngo ku bintu Mignone agendaho cyane harimo igitsina gore, nubwo muri Noble Church, Noble Family Church ubundi yatangiye ari Women Foundation, ariko aza kubona ko asa n'uwaheje abagabo, aza gukora Noble Family Church uyu munsi n'abagabo basengerayo. Kuri Mignone imbere hari igitsina gore,
no kuri Dr Chantal nawe imbere hari igitsina gore. Niyo mpamvu 99% byagomba kwitabirwa n'abagore muri icyo giterane. Nubwo abagabo batari bahejwe ariko 99% byagomba kwitabirwa n'abagore. Babihaye ubutegetsi burareba bubona ibintu ni sawa. Ariko muri iyo minsi batangira kwiga kuri Apotre Mignone Kabera. Abandi bahanzi ba Bruce Melody n'abandi bajyo bagakora ibitaramo babona ko ari ibintu biraho ngaho by'abahanzi. Batangiye kwiga kuri umuvugabutumwa. Uyu muvugabutumwa benshi ndetse iyo bumvaga hari abumva Kabera, byo bumvise Apotre Mignone Kabera bakumva bakatangira kubihuza na Kabera Bosco wari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, cyangwa se bakabihuza na Kabera umuvugizi wungirije wa RDF igisirikare cy'u Rwanda. Nawe ni umuririmbyi uramya akanahimbaza Imana. Bashyize ejo bundi nyakubahwa bamushyizeho mu mavugurura yakoze muri RDF. Barabihuza. Ariko noneho baza kubona ko uyu Kabera ari umuntu, umugabo we ari umuntu wikorera ibintu by'amasinema nta bindi. Ariko noneho baza kubona urusengero rwa Mignone Kabera nirwo rusengero rwonyine rugira programu ngaruka mwaka buri mwaka izwi, aha leta amafaranga angana ari fix rwose. Ayo mafaranga ni nkuko wavuga sinzi ni nk'itegeko miliyoni 17 agomba guha akarere ka Gasabo buri mwaka ko gufasha abaturage mu buryo bw'imibereho n'iki. Akongera agatanga miliyoni 10 zo kugura mituwere, zo kugura imyenda ya mbese mu kugura ibiryo, gufasha mbese abaturage muri ubwo buryo. Babona amafoto Mignone Kabera niwe muntu wakoze igiterane nyakubahwa umubyeyi w'igihugu Madame Jeannette Kagame arakitabira. Niwe muntu ubukangurambaga bwa leta bwo kuvuga ngo gerayo amahoro bwatangiriyeho, n'ahandi bwagiye bujyamo no muri ADPR byagiyemo. Ariko noneho kuri iyo profile nawe ariho baravuga ki umuntu reka turebe ibye. Baratangira bamwigaho. Nta gihugu na kimwe kitagira ubutasi. Kandi mwibuke ngo ibintu bijyanye n'amadini buriya abahanga bavuga ko itorero cyangwa se idini no ngo umuvugabutumwa, umuhanuzi, umupastori ari mu bantu bavuga abantu bakumva kandi bagakora ibyo avuze. Ndabaha urugero. Mwumvise muri Kenya story yabaye y'umupastori wo muri Mombasa wabwiye abantu ngo nibiyirize kugira bapfuye ngo bajye guhura n'umwami Yesu Kristo, ngo noneho nibamara gupfa bose bashize ngo nawe azajyaho nawe yiyice, nawe aziri mbese nawe ngo bakurikire basange uwo mwami Yesu Kristo. Abaturage barabikoze. Mwabonye ubuhanuzi bwa Rugagi ndetse umukuru w'igihugu yigeze avugaho. Rugagi ari kuvuga ngo abantu ngo bashaka ngo uvuye witi ngo mutura yangaya bakatura, abantu bashaka iki mutura ibingibi bakabitura. Bishatse kuvuga ngo umuntu w'Imana cyangwa se umupaseri cyangwa se umuntu runaka aravuga abantu bakamumva. Niyo mpamvu ubutegetsi bwose bugendera hafi ibintu bijyanye n'amateraniro, bugendera hafi ibintu bikorwa n'abapastori cyangwa se n'abavuga butumwa babwira abayoboke babo, kuko bashobora kuba bayobya abakristu leta ntigira hibagarurira. Uyu munsi n'urugero nguhaye, amatorero yose yo mu Rwanda n'urugero.
aramutse avuze ati wese bagahuriza nko ku nyigisho imwe bati twese dukora iki kintu, byagora leta ko yabwira abaturage ngo ntimugikore. Niyo mpamvu y'ubukangurambaga buje bavuga bati reka tugende tubabwire mu rusengero, baraza kubyumva. Niyo mpamvu mbwira ngo ubutegetsi bwose bugendera hafi ibyo bintu bijyanye n'amateraniro n'amatorero n'ababwiriza butumwa n'abapastori. Mu Burundi rero babicara bavuga bati ibi bintu reka tubirebere hafi turebe uko bimeze, cyane ko ari n'abantu bavuga bati Rwanda ntabwo umuntu yapfa kubyizera. Ku kindi, ku itariki ya 15 kugera ku itariki ya 17, ano ngo ku itariki ya 15 kugera ku itariki ya 16, perezida w'u Burundi ntabwo agomba kuba ari mu gihugu, yagombaga kuba ari muri Cuba mu nama ya G77. Kuri liste y'abantu bagomba kuvuga muri iyo nama, kuba perezida bagomba kuvuga, perezida w'u Burundi yari ari ku mwanya w'inyuma, yagomba kuvuga ku itariki ya 16 mu mbwirwaruhame yagomba gutanga. Perezida w'u Rwanda yagomba kuvuga ku itariki ya 10 mu minsi imbere. Noneho babantu basabye iby'igiterane ibyo kuvuga ngo ni Connect Africa, baza kuvuga ngo noneho bazaba mu ngonagara yo kugira ngo basangire. Baravuga bati noneho kugira ngo abantu basangire na mignone n'iki ni ukwishyura amadolari ngageze ku 50,000. Ibyo ni ibyavuzwe na Ministry w'umutekano imbere mu gihugu. Uyu nguyu yitwa Martin Ninteretse cyangwa se Ninteretse. Baje gushyiramo rero iyo gahunda mu bantu bagomba gutegura ibyo bintu, banagenderaga hafi, ndetse uba no mu itorero ry'uyu mumama witwa Chantal. Ashobora kuba Chantal atamuzi, ashobora kuba atamuzi cyangwa se amuzi. Harimo umuntu bita ngo Ngarukiye Edouard, Ngarukiye Edouard. Uwo mugabo bivugwa ko ari we wabonye iyo gahunda ije, kuko batari bayishyize kuri gahunda y'ibintu bari basabye. Bari basabye ko ari igiterane gusa, ibyo bintu byagarara byo kuvuga ngo barasangira nta byari bihari. Niwe wabonye iyo gahunda ihari, abona ko kandi bari bamushyizemo nk'umuntu ugomba gukurikirana akantu ku kandi, akareba abantu bazaza, abantu batumiye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mbese yari umuntu urimo imbere, uri gukorera muri iyi timu y'aba bantu bari gutegura igiterane. Ariko uyu Ngarukiye ntabwo bari bamuzi ko akorera urwego rw'ubutasi rwo mu gihugu cy'u Burundi. Ni wafashe atanga amakuru avuga ati ariko hari ibintu bitari sawa biri gutegurwa, sinzi niba ibintu nanjye nabaye fishi. Kubera iki babaye fishi iki kintu? Ni ukubera ko muri iyi gara bagomba gutegura hagomba kuzamo abantu bose. Muri giterano bwacyo 99% cyari abagore, ariko noneho muri iyi gara hagomba kuzamo abantu bose, bakishyura ariya amadolari, kandi bagakorera ahantu mu mujyi muri Bujumbura. Ikindi nuko mu byo mignone, protokole ya mignone mu gihugu cy'u Burundi yari iri ku rwego rwo hejuru ko bari bayipanze, kuko bivugwa ko mignone bamupropoza amahoteli, bamupropoje hoteli 3 agomba kuza nyine agiyeyo, hoteli azaba arimo. Bamubwira hoteli nayo itari mbi, yitwa Tanganyika Club Hotel. Iyo hoteli ariko bayangira kuko iri aho ngaho nyine kuri Tanganyika, ariko impamvu abangaba bo bari bayipropoje nka hoteli yitwa nyine Hotel Tanganyika ni ukubera ko urusengero rwa New Creation rw'uyu mumama ruri hafi kuri Tanganyika. Ni ukuvuga ngo kugira ngo urugereho umanuka ahantu hahoze hari amarimbi, then ni ku marimbi ukagera kuri Tanganyika hafi y'uru rusengero. Niyo mpamvu bana propoje mignone ko yaba ari muri hoteli iri hafi y'uru rusengero. Mignone ariko aravuga ati iyi hoteli iri kuri club iri kuki, abona ntabwo ari sawa n'umutekano n'iki. Umva kuri Tanganyika nta hantu h'ubukerarugendo abantu baba hari bagize gutaravuga ati oya iyi ngiyi. Bamupropoza indi hoteli nziza cyane nayo yitwa ngo Kiri Garden.
Kirigade nayo ni hoteli na ahantu heza mu mujyi wa Bujumbura, umuntu avuga ngo hari classe ku bantu bameze neza. Nayo ariko timu ye nyine ya Mignone yagomba kureba uko umutekano, uko ibintu bya posto bimeze mu Burundi. Ntibayikunda iki kubera ko yubatse nyine ntabwo ari hotel ubona ko yubatse neza, imbere service ni nziza n'ibyumba ari sawa, ariko noneho uko Andrew irimo ntibayikunda. Bamproposa hotel ya gatatu yitwa ngo ni Local Golf. Iyi Local Golf ni hoteli iri ku rwego rw'inyenyeri 4 na yarayanga. Icyakora baza guhitamo hoteli imwe ntavuze izina kuko nagiye kuyamamaza, iri ndani mu mujyi rwagati mu Bujumbura, nziza rwose y'abantu ifite presidential suite. Muri iyo presidential suite Mignone agomba kuba afite aba protocole bo muri icyo cyumba, muri presidential mu cyumba cye agomba kuba ari mu barindwi, kandi afite securite iri ku rwego rwo hejuru. Noneho urumva urwego ariho. Ikindi nk'umuntu wari ugeze mu Bujumbura, uyu mumama yamutumiye yagombaga kumunyuza ku bitangazamakuru bikomeye kugira ngo uyu mumama nawe abone abantu benshi bazahita basigara mu idini rye, mu itorero, cyane ko ari umuntu uri kubaka urusengero rutaruzura, ari kubaka urusengero kandi rumeze neza. Nawe n'umuntu utabayabaya kuko ajya akora ibiterane byinshi muri Amerika, yajyayo n'iki urumva yari akeneye ko Mignone akora icyo giterane, ariko nanone akamusigira navuga ngo n'abayoboke. Abayoboke bagomba kuva he? Yagomba guca ku bitangazamakuru byinshi, akavuga ati wa muntu wagize akamuzungurutsa. Muri ibyo bitangazamakuru agomba kujyaho harimo na RTNB, Radio Television Nationale du Burundi. Aho rero no habaye ko abarundi bavuga bati se Mignone ntabwo batangira kumukeka amababa. Mu itangazo ryasowe ku itariki ya 14 risorwa na Ministeri ishinzwe umutekano imbere mu gihugu, rishyirwaho umukono na Ministri Martin Interetse, ryavugaga ko bahagaritse, ntabwo ari uguhagarika, ntabwo ari postponing, ni uguhagarika totally igiterane. Bagihagaritse ari abantu bamwe bamaze kugira ko byavugaga ko igiterane kigomba kwitabirwa n'abantu bageze mu 5,000 bagomba kuza mu Burundi, kandi mu Rwanda ubwarwo byavugaga ko hagomba kuvayo abantu bagera muri 600 b'ingeri zose. Hari abazitabira iyo gala night, hari na iyo gala dinner, hari n'abagomba b'igitsina ngo bagomba kwitabira igiterano bwacyo. Ikindi byavugaga ko Mignone ubwe na timu ye nawe bagomba kujyana abantu batari hasi y'abantu 30 bari kuri protocole ye. Ikindi Mignone akaba ari umuntu wakuriye mu gihugu cy'u Burundi. So Uburundi rero bwaravuze bati bwabaye fushi kuri icyo kintu. Baravuga ati mu Rwanda ku Burundi bwo ntabwo umuntu yabica ku ruhande, butekereza ko u Rwanda ashobora kuba rwaranahaye ubufasha cyangwa se bwari buri inyuma ya kudeta yari igiye gutekinga press muri 2015. N'uyu munsi akariyo mpamvu wumva ngo umunyamakuru kanaka agiyeyo baramufunga. Wumvise ko nka Jean Paul agiyeyo bamukora uhiperereza, nyine bibaza ibya bashaka kumenya watumwe nande wagize gute. Urumva ni ibintu bavuga ngo ku rwego rw'ubumaneko ibihugu bigenda birebarebana. Ntabwo bavuga ngo mu mpamvu iyi minisiteri yatanze yaravuze ngo nuko ngo abarundi bari kwishyuzwa amadolari 50 ndetse ngashobora no kugera ku 200,000 ngo kugira ngo bajye muri iyo kugira ngo bajye muri uwo musangiro. Ngo rero ngo abarundi barakennye amafaranga, ngo nko kubasahura, ni nkabyo wavuga. Ariko wibuke ngo hari ibitaramo bijya biba. Ndaguha nk'urugero rw'igitaramo kiri gutegurwa cya The Ben, harimo abantu bazishyura 3 miliyoni. Kandi bu nabarundi ntabwo ngo hari abantu bazaturuka imihanda yose. Kuri Mignone hari abantu bari baturutse bagomba guturuka mu bihugu mbese ni Afrika
yari navuga ngo ni umugabane wose na Afrika. Kuri Ben ni abarundi gusa. Ntabwo bari gusora itangazo ryo guhagarika igitaramo cya Mignone kigera kuri ibyo 200 by'abarundi, abarundi bagomba gutanga atari n'abarundi gusa bazaba bahari, ngo bareke icya miliyoni 3 cya The Ben, bareke bafati cya Bruce Melody yakoze cyari kirimo harimo imyanya yangahe ya miliyoni sinzi. Ufata ibya Diamond byagiye biba biri by'amafaranga menshi. Ari ivyo ngibyo ntabwo bari guhagarika igitaramo kubera amafaranga, kuko nubundi yugiye mu bintu by'amateraniro nta torero na rimwe abapastori nose batunzwe n'iki, batunzwe n'amaturo, nicyo kibabeshejeho. Nta teraniro na rimwe abakristo badatura, ibyo buri leta yose bibizi. Ashobora no kwanga ntanatange kuko bagiye mu musangiro akayatura cyangwa se akagira gute mu buryo bugiye butandukanye. Ibyo rero suko wakorete Burundi tabizi, ntabwo ari uko itabizi ko batura, irabizi. Ntabwo ari uko ari nicyo kintu cy'amafaranga menshi, igikorwa cy'amafaranga menshi cyari kigiye kuba mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo ari cyo, ahubwo nuko babaye fishi y'ibyo bintu bakabona Mignone, bakavuga ati Mignone ntabwo umuntu yahita abyizera, ntabwo umuntu yahita abyizera. Ariko nanone Mignone akaba ari umuntu w'umupastori kazi wabaye navuga ngo wafashe titre y'ubwaposo mu minsi ya mbere w'umudamu, nanone umuhanuzi w'ukuri, umuntu atakana. Ni nayo mpamvu abarundi bagiye baraka bakavuga ati uyu mudamu ibyo ari byo byose afite imbaraga z'Imana. Muri 2017 ubwo yatangizaga All Women Together muri KCC, yari hano yaravuga ngo mu Rwanda abanyamakuru icyo gihe kariyeri ntabwo yari imeze neza mu buryo bwa financial. Aravuga ngo itangazamakuru, abanyamakuru bamwe ngo bizaza ngo abantu bose bagire, ariko itangazamakuru rigiye kuzamo uburyo bw'akantu. Yarabihanuye ndetse aravuga ngo agiye kuza televiziyo nyinshi zivuga Imana bivuga Imana mu buryo bweruye. Nta myaka ibi ingahe yashize hahita haza TV7 ya Rugagi, haza Authentic ya Gitwaza. Uretse ibyo ntabwo yatekerezaga ko, nta nubwo wenda yarabizi, nta nubwo yarazi ko hazabaho ibintu by'ama online medias. Uyu munsi hari abantu benshi batunzwe n'ivuga butumwa, batunzwe n'amateleviziyo online. Nyakwigendera Nzahuke ngira ngo twese twamumenye kubera ibintu by'ama online. Tuza amateleviziyo menshi akora mu buryo bwa YouTube, kandi abayatubanyirayo batunze imiryango yabo, bagize gute n'abanyamakuru. Ubuzima bwahindutse, hari nabo bahindura ubuzima bavuga butumwa, baza gutanga ibiganiro gutyo. Ibyo rero ni ibintu hanuye muri 2017 bitangira gusora muri iyi myaka. Ni ibintu bigaragaza ko ari umuhanuzi w'ukuri. Ariko abashinga ntahe nicyo ngicyo umuntu yavuga ngo babaye nk'ababitenaho konte, babaye nk'ababitenaho konte. Ndetse abantu batangira gutekereza, bamwe batangira gutekereza akavuga ngo n'u Rwanda ngo rwari kugenda. Hari nk'umunyamakuru nabonye wakoze ikiganiro aravuga ngo cyari giterane ngo cya RPF ngo cyari kigiye kuba, kabaza se RPF korera muri Noble Family Church, muri Women Foundation. RPF korera ukumva ntabwo ari iki gusa. Nanone abarundi mu bintu bijyanye n'itangazamakuru, mu bintu bijyanye n'ivuga butumwa, ushaka kubafata niho wabafatira. Abarundi bakunda Imana mu buryo bweruye. Ikindi bakunda ibintu byo mu Rwanda, bakunda abanyarwanda, bakunda ibintu byo mu Rwanda. Y'umuhanzi w'umunyarwanda yagiye arakubita kuzuza. Rero niho umuntu aba atenaho konte akavuga ngo iyo Uburundi buza kuba buri kuvuga ngo ni ibintu by'amafaranga, uyu munsi igitaramo cya The Ben kigomba kuba ejo bundi mu kwa 10 cyagomba kuba cyahagaze. Ariko nanone mu byo nabonye abarundi yenda bagenaga nuko kiriya gitaramo kirimo yenda navuga ngo harimo umuhanzi Satbi,
sorry Asat barimo, ariko hakabamo na Big Fizzo. Big Fizzo ni umuntu ugitegura ibitaramo bita ngo ni bya independence mu gihugu cy'u Burundi. Ibitaramo bari binini cyane, ari kuri yo afishe azafatanya n'umuhanzi The Ben. Rero ari kuvuga ngo na amafaranga, ministeri ntabwo yari guhagarika ibyo ngibyo gusa. Ikindi, ministri akimara kwandika iryo tangazo cyangwa se iyo baruwa ababwira ko ahagaritse igitaramo cyangwa se ibikorwa byabo, yahise abwira ubuyobozi bw'umujyi wa Bujumbura bakurikirane ko icyo gitaramo cyangwa se ibyo bintu bitari buze kuba, kuko babivuze ku itariki ya 14 ko igikorane kizatangira ku itariki ya 15. Bivuga ngo hari abantu bari bamaze already kugera mu mujyi. Umuntu agiye kuri kudeta yari yavuzwe yenda ari gutegurwa mu Burundi, bamwe bakatangira kuyinuganuga ku Rwanda, abandi bakavuga ngo no kuba hari umwuka mubi wari uri hagati ya president Ndayishimiye na n'umuyobozi w'umugambwe CNDD-FDD. Umuntu akibaza ngo ese buri iyo baza gufata bari gutangira gufata televiziyo na radio, cyane ko president arahari. Ndibaza ko nka kudeta ya Niyombare, General Niyombare yenda yanapfubye, we yayitangarije kuri RPA. Yayitangarije itangazo rwose ati dukuyeho ubutegetsi, yaritangarije kuri RPA. Nkibaza ngo ese abantu baza gushaka gukora kudeta bari kuyicisha kuri, bari banza gufata televiziyo, ariko nanone bakavuga ngo nta nduri vugira ubusa, nta nduri vugira ubusa, kuko mu Burundi usanga president, navuga ngo president wabo ni umuntu utakira cyane abaturage. Ejo bundi kubwa uyu mugabo uri muri gereza Bunyoni, yaragiye hanze aravuga ngo uzaze duhangane, ngo uzaze tugire gute, ngo arongera avuga ngo abantu bari kuniga ibitoro cyangwa se ngo bari kwiba amafaranga kugira ngo abarundi ngo abari we ngo bazatezaho ibibazo cyangwa se bazashwanira. President arataka, mbese atabaza mu gihugu cye, atabaza abaturage cyangwa taking action. Niyo mpamvu usanga ngo mu Burundi hahora hikangwa kudeta za buri kanya. Mu by'ukuri abaturage usanga bakunze Ndayishimiye, baramukunze pe, baramukunze Ndayishimiye, baramukunze. Ariko abantu bakorana, bari abantu bo mu butegetsi hejuru, ntabwo baramumva neza, kubera ko hari abantu President Nkurunziza yari yarashyize ku ibere, yari yarashyize ku butegetsi. Amaze kubashyira ku butegetsi, mbese bafite power zigize gute, Ndayishimiye atangira gushaka gusenya bwa butware bw'aba bantu, za mbaraga z'aba bantu. Ntabwo byamugwa neza. Niyo mpamvu buri kanya babikanga kudeta, buri kanya babikanga kudeta, buri kanya babikanga kudeta. Kuko rero bishyirwa mu majwi ko mu Rwanda iyo muri 2015 ngo u Rwanda rwari ruri kwibakinga, uretse ko ari ukubeshya, abayikoze bakabanahungira mu Rwanda, n'uyu munsi bikavuga ko bari mu Rwanda, u Rwanda rwanze kubatanga. Niyo mpamvu agakomye kose abarundi bahita bavuga ati u Rwanda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ugasanga rero noneho bigeze ku muntu uri ufite, navuga ngo uri ku rwego nk'urwa APOTRE MIGNONE, kuri rwa rwego itorero rye riremereye cyane, biriya bitaramo byose akora bya All Women's Together byose bera muri KCC. Man, KCC navuga ngo nahantu hahenze, ibiterane bye byitabirwa na First Lady. Ntabwo rero abarundi ntusanga bahita batinya uriya mu mama, kuko ati uyu mama ntabwo ari, mbese hari ukundi kuntu, ntabwo ari ibingibi gusa by'ibiterane, bakabafishi kuri we, mbese bakabona ni umuntu utagize, bakongera bagatera kuri ako kantu kuvuga ngo umuntu ufasha utanga, mbese navuga ngo we se navuga ngo afasha leta,
sinzi ukuntu nabivuga. Akaba ati umuntu rero ntabwo ari umuntu woroshye, rero akaba ari umuntu rero bagiraho ikikango. Uyu Mignone nkwibutse ko yakuriye yanavukiye mu gihugu cy'u Burundi, aho ababyeyi bari barahungiye. Yavukiye yakura mu gihugu cy'u Burundi. We kubwe avuga ko yari umuntu abantu babonaga ko ari umwana mwiza ufite imico myiza, ariko muri we ndani akaba yarize neza ko iyo mico myiza atari yo, kuko ngo yajyaga no mu tubyiniro ibintu nk'ibyo. Nta nubwo yakuze yitwa Mignone, yitwaga Alice. Ababyeyi bamwise Alice, icyakora baza kumutazira ka Mignone, ndetse ari naryo yaje gufata. Muri 1991 yaje kujya muri Vivante kwa Edmond. Bakundi babwiriza, umuntu yumva bimukozeho, yiyemeza kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe. Ariko icyo gihe ntabwo yahise ava mu byo yakoraga byo mu tubyiniro byo muki, ntabwo yahise abivamo. Yakomeje agenda abikora, ariko nanone ari umukizwa. Avuga ko rero ngo Imana yaje kumusanganira, iramubwira ati fata inkoni ushumbe intama. Nawe ngarareba ati si inkoni ndayifatisha iki, nanjye ubwanjye nta maboko mfite. Ariko ngo nyuma ngo haza kuza ubutumwa amubwira ko agomba gukorera Imana, ari nabwo yaje gufata gahunda yo gutangira gukorera Imana. Atangira ngo hari yakoze ikintu kimeze nk'igiterane cyari kirimo abantu 25, ariko baza kugenda baguka bashaka gukorera, ari rwo yaje gukora Women Foundation. Women Foundation yatangiye rero irimo abadamu gusa, irimo abagitsina gore gusa. Ryari itorero rishaka kwempowering abadamu mu buryo buri spirit, mu buryo bwose. Rirakura ariko aza kubona ko hari ukuntu bagabo basa n'abahejwe, kuko ari Women Foundation. Nibwo yaje gukora Noble Family Church. Agira ikintu yita ngo ni All Women Together, iba buri mwaka. Byatangiye muri 2017 nabibabwiye mu kwezi kwa 8, bitangira muri KCC. N'uyu munsi akenshi niho bibera muri KCC, muri Kigali Convention Center. Ariko aza no kugira ngo The Girls Impact nayo yitabirwa n'abakobwa, yo navuga ngo itangiye vuba. Mbese yibanda cyane ku bijyanye n'abari n'abategarugori gutyo. Akora umuntu ukora ibiterane bigari cyane, bigari kabisa. So yashakanye na Kabera banahuye. Badewe uyu Kabera atari yanatangira ibintu bya filme, kuko afite company yitwa Kwetu Films. Yanakoze muri la filmi 100 Days maybe. Umugabo we ni umuntu wihebeye ibintu bijyanye n'uruganda rwa sinema, niko baje guhura, babishuti barabana. Urumva ni kariyeri zitandukanye, ariko umudamu yaravuze ati ntabwo turi muri kariyeri zitandukanye, ariko turuzuzanya. Nubwo njyewe ndi mu bintu bya gospel, umugabo wanjye akaba mu bintu bya sinema, ariko turuzuzanya. Ni urugo rwishimye rumeze neza. Ariko nubwo ari urugo rwishimye rukaba runameze neza, babyaye abana batatu. Hakabamo umwana w'umusore muri 2021 maybe 2021 haje kubaho umubatizo. Mignone abatiza abantu bari banarimo wari Miss y'u Rwanda 2020, Shimwe Naomi. Niwe wavuzwe cyane, ariko mubo yabatije harimo n'umuhungu we. Uwo muhungu we rero nyuma yaho bivuga ko yanakiriye agakiza, yaje kugira ikibazo bamwiba iPhone yiwe ngo na iPad.
icyo gihe yaje gushyira ubutumwa ku mbuga ze ari kwisararanga cyane, ndetse avuga amagambo mabi, nawe yavuga ku babyeyi be amagambo mabi cyane kabisa, mabi cyane umuntu atanasubiramo. Ibyo bintu byabaye trend cyane ku mbuga, abantu kazavuga ati ababyeyi mwihangane, kubyara niko bimera, kugira gute. Navuga ngo nako kantu kigize kaba kuri famille ye, abantu bakavugaho ibintu bigiye bitandukanye, abantu bakagiraho opinions zigiye zitandukanye nuko ibintu yenda bimeze. Ariko nanone umugabo we akaba ari very very proud y'umudamu we, kugeza ubwo hari na filimi ari gukora, hari filimi ari gukora igitekerezo cyanavuye ku mudamu we, gusa ntabwo azaba yituye umudamu we cyangwa se ari y'umudamu we, ahubwo avuga ko ari filimi y'abadamu bose, abanyarwanda bose, abanyarwandakazi, kubera ko yabonye ko umudamu nawe ashobora kugira ikintu gikomeye agira muri societe, impact nini ashobora gutanga kuri societe, ibintu binini mu buryo bugiye butandukanye. Akaba ariyo mpamvu yahisemo gukora iyo filime, ariko aba inspired n'umugore we, n'umuntu uterwa ishema cyane n'umugore we. Ndetse abantu bigeze bamubaza bati se kugira umugore uri famous kuriya, umeze kuriya, mbese murabona profile ya APOTRE MIGNONE, ubifata gute? Aravuga ati hatari abagabo bumva ko ari ikibazo, bati umudamu wanjye, ariko aravuga ati rwose ati ahubwo nterwa ishema n'umudamu wanjye, mba ndi proud, mba numva ari byo byiza, kuko hari abandi ntabwo bikanganye cyane ukajya kumva umugabo, n'abagabo bafuha cyane niba yenda ariko nanabyita, akaba yazana umugore yaba ari aremereye cyane, agahita amukura mu byo yakoraga, cyangwa se akamubwira ati ibyo bireke. Bibaho cyane, kubera ko baravuga ngo akenshi umudamu ufite ubushobozi cyangwa se ufite izina riremereye cyane ku mugabo uri hasi, hari abajya bavuga ngo ntabwo umudamu aba yumva umugabo cyane, ariko kuba Kristo byo biba bisa n'ibitandukanye. Impamvu ni ukubera iki? Yenda reka sinasoza n'abahaye aka story, na gastori kamwe kagaragaza ko hari abadamu na bamwe baba bameze gutyo. Ni umuntu umwe, yenda abanyarwanda baranamuzi cyane, ntabwo namuvuga izina, ariko yateye umukobwa inda. Ni umunyamakuru, ntabwo ndi bumuvuga, ariko abantu benshi muvuze bahita bamumenya. Yateye umukobwa inda, ateye inda umukobwa arasama. Umukobwa ati wacu baranyica, ati none se twakoze ubukwe. Umuhungu aramubwira ati rero ngwino tubane basi. Araza, umukobwa urumva ashobora kuba atari yabimuteye aribwo akirangiza segonderi, arangije anamurira kaminuza, barabana ariko batarasezeranye. Umukobwa yiga kaminuza, babyarana abana 2 3, umudamu asoza kaminuza. Amaze gusoza kaminuza, umudamu umutipe yakoraga mu itangazamakuru, ariko atahembwa. Urumva ubuzima bw'abanyamakuru ntabwo bwari ubuzima buremereye, nta mafaranga, nyine yari amafaranga atari menshi, ariko muri ayo mafaranga niyo yarihiyemo umudamu, niyo yari yatungagamo abana, niyo yubatse, bari baratangiye kubaka akazu, ibintu byari bimeze neza. Noneho haza kuba kampani yashakaga umukozi. Arihira, urumva yarihiye umudamu, kampani yishyira umwanya ku isoko, abantu baze guhatana, umudamu ajyayo arahatana. Ariko noneho yari kampani nyamahanga, yari ikorera mu Rwanda. Muri iyo kampani baza gukora shortlisted y'abantu nyine bagomba gukora niba ari interview. Muri abo batandatu bari baba shortlisted, harimo umudamu wa mutipe. None umuntu wari urimo ndani wagomba gukoresha ibintu navuga ngo iyo interview, aza kuvuga ati rero ashobora kuba hazamo gutya, ko umutipe ari umunyamakuru nyine agenda amenya tu information, yegera wa muntu amuga ati se pura kugira umudamu wanjye abona ko akazi byagenda bite. Nakazi kanahembaga amafaranga menshi, 500. Umuntu amuga ati nyine byasaba ko ugira gutya.
ati se nagira gutyo kangahe, ati byasaba kuzana nka miliyoni 6. Tumva nawe nakazi karemereye 500,000. Arangije ajya gufata ideni kuri banki ryo kugira ngo atange amafaranga, kuko arazi ko umudamu nabona akazi azahita afata urumva 500 bazahita bishyura rya deni, aferi irangire. Afashe ya mafaranga umudamu koko akazi arakabona. Urumva niba umudamu ahembwa 500,000, birumva ko CEO wa company aba ari umuntu wemereye, umuntu ushobora guhemba umukozi 500,000 aba ari ku rwego rwo hejuru. Umudamu rero mu minsi ya mbere yahise afungura account. Afungura account nziza rwose muri BK, muri Beka, asajya nahemberwaho. Noneho umushahara we wa mbere akiwufata yahembwe rwose, yatashye yaguze igikapu kirimo iyindi myenda mishyashya n'inkweto. Ageze mu rugo akazaya n'uwangu umugabo ari muri salo araho, anga kazajya agenda mu cyumba agahinduranya inkweto, akaza ati sheri ze sirambere mu nkweto nshyashya nyine yaguze muri ya mafaranga. Kandi azi neza ko bafite ideni rya umugabo ryo yafashe ryo kugira ngo umudamu ajye mu kazi. Umugabo arabireba aramuga ati shasheri birakubereye. Umudamu mu kazi baguma kuzajya bataha saa 11 z'umugoroba, ariko umudamu byagiraga saa 2 atarataha ahatangira ako kazi. Umugabo mbwati se sheri ko mwatinze gutaha, kwako se ngo urambaza iki ngo uri umugabo, ngo mba ndi kumwe shango n'abagabo ngo ureke wowe. Urumva umusore akazi yari arimo gashobora kuba karamuhembaga byenda 200 cyangwa 250, umudamu akarimo kamuhemba 500. Akazi arimo umudamu kamemba 500, umugabo akubye nka 2 umugabo. Umudamu rero umunsi umwe ngo umwana aza kurwara. Umugabo yagiye mu kazi, yagiye kuri field gushaka inkuru, umwana aza kurwara. Arwaye byari biri ngombwa ko urumva bafite abana 3 bafite n'umukozi, ariko biri ngombwa ko umwana warembye nyine warembye hari umuntu umusimbukana kwa muganga, byibura abandi bakabagira umuntu nanone usigarana abandi mu rugo. Umukozi ari umwe afite abo bana 3 mu rugo, umwe ararembye. Hamagara rero umugabo aramuga ati rero umwana yarwaye, birasaba ko mwaza mukamutwara kwa muganga. Umugabo kuko atari gukora muri Kigali ahamagara umugore aramuga ati sheri umwana rero yarembye, wasimbuka wasaba kagahushya gatoya ukagenda ugasimbuka ukareba umwana ukamutwara kwa muganga, ngewe ndi kure nagiye mu ntara. Umugore ati wavuye, ati se wavuye yukaza ukamureba ndeka akazi, wowe uri aho ngaho uri muri ivyo ngwino ureba umwana. Umudamu yanga kujya kureba umwana ngo amutware kwa muganga, abwira umugabo ati viyuri. Umugabo yagiye mu ntara, umugabo ngo ahita ava kuri field araza yihuta agera mu rugo, nyine urumva umwana ararembye n'iki, amutwara kwa muganga. Nimugoroba umudamu atashye, umugabo aramuga ati se sheri tuganire kuri ibi bintu, ubu urumva nari nagiye mu ntabwo ari gusaba uruhushya ngo uzitware umwana kwa muganga kweri? Umudamu ati sheri nkubwire, akazi ukora ugiye kukareka, njyewe nzajya mbatunga wowe n'abana, kubera ko 200,000 uhembwa utwo si udufaranga. Icara mu rugo uzajya wita ku bana, nibaremba bajyane kwa muganga, nanjye gukura amafaranga. Ni wowe uhembwa makeya, ni wowe ugomba kureka akazi. Umugabo byagezeho yumva nicyo gitekerezo ari cyo koko cyo gusezera akazi. Urumva cyo gusezera akazi, aza kubiganiriza abantu bamwe ati shaho niba umudamu agusuzugura uhembwa 250, none nuzaba udahembwa n'igiceri azakunyaraho. Umugabo gusezera akazi arabireka. Umunsi umwe byaje kugenda bito, urumva umudamu aramusuzugura cyane, yaza none muri ayo umudamu akora amezi agera muri 5 nta n'igiceri araho umugabo, nta n'isukari ashobora kugura mu rugo, ari uguhinduranya inkweto gusa, hahiriza utubage tugezweho, amakanzu agezweho, ibintu nk'ibyo. Nta kintu ashobora kugura mu rugo muri ayo mafaranga. Umugabo nyine akomeza gutunga urugo n'ubundi nk'ibindi. None umugabo yaje kwicaza umudamu nyuma y'amezi angahe, amuga ati se sheri urakora ugahembwa, urabizi neza dufite ideni rya banki, kuko iminsi igenda ishira amafaranga urumva ntabwo niyo bakuyeho amafaranga kuri banki zigarana ubusa.
urugo urumva kugira ngo turye bizajya bigenda bite? Ko mbona ntacyo wibwira, nararetse ngo nzarebe ko wibwira, ariko narategereje, narahebye. Umudamu aranje aramubwira ngo njyewe ngo amafaranga yanjye nzajya nyakoresha icyo nshaka, ni njyewe uyakorera, nijyo zinduka ngenda, ntabwo uzi uko mvuna. Ibyo ni ibyawe, umugabo niwe utunga urugo, ibyo by'ideni sinakubwiye ngo urifate, it's up to you. Umugabo ngo icyo yakoze n'umujinya, yavuye munsi arukubita umugore, bari muri saro. Arukubise umugore, kuva icyo gihe umugore yahise ahindura icyumba cyo kuraramo, akazajya kurara mu cyumba cy'abashyitsi. Ubwo kuvugana byo urumva ko bitari bigihari. None umugore byagiraga noneho ibya sambiri yabivuyemo akazajya yitahira saa 4. Umugabo akaba ari mu nzu akumva imodoka nziza iraparitse ku muryango. Umudamu avuye amarinjiye. Mu gitondo akazi ndiza kumureba. Imodoka zisimburana nziza kabisa zimutwara. Umugabo yumva rero agahinda kazamwica. None umugabo aratekereza aravuga ati byari byose uyu mudamu ni umuntu nawe ashobora kuba akunda abana, reka mere nk'umutera ubwoba. Mubwire nti se sheri ko nshaka ko dutandukana, numve ko mese mere nk'umutera ubwoba. Umugabo rero ngari ku kazi umunsi umwe ahamagara umudamu aramuga ati sheri rero mbabaruze ku creating akanya nimugoroba uvuye ku kazi byibura nka saa 12 duhure muri hotel Okapi tuganire. Umudamu ati so urashaka kumbwira iki? Ati mbabaru mpakanye. Ati ndaza. Noneho saa 12 kuko umudamu yaramwitabye, bahura muri hotel Okapi, baragenda baricara ku meza baraganira. Umugabo ari kaza afite urupapuro rwanditseho, nuko ngo urupapuro rutanditseho sorry ruri blank n'ikaramu. Arangije araza n'ikaramu, bahura muri hotel Okapi. N'umudamu aramubwira ati sheri rero ikinzanya hangaha ndebye ukuntu bimeze, ukuntu ngewe nawe tumeze, tuvugana, tuba mu nzu turi aho ngaho, abana baba batureba gutyo, natekereje ko ngewe nawe twatandukana, twaba dutandukanye byibura nk'amezi 6, buri wese akagenda akitekerezaho. Iriya nzu twese tukayivamo, buri wese akajya ku ruhande, tukajya ahantu hari fresh, buri wese urumva twarakosanije, twabwiranye nabi, ushobora kuba winjira mu nzu ugahita wibuka ukuntu yenda nakubwiye nabi cyase nagukubise urushyi, nanjye nakwinjira mu nzu nkabona ko wansuzugure muri ya nzu, tujya ahantu mu yinda duruwa, mbese twibagirwe dufate yindi akandi kayaga kahandi hantu, buri wese ajya ukwe. None nyuma y'amezi 6 tuzongera dusubirane twitekerezeho. Umugabo yatekerezaga iki? Yatekereza ko umugore ahita amuga ati oya sheri urumva, ati oya abana iki. Akibivuga gutyo umugore nta kintu yamusubije, yese asingira rwa rupapuro n'ikaramu, aho gahita amuga ngo harya ngo umunsi n'itariki zingana, arayimubwira ngo ahita yandika ngo ngewe kanaka ntandukanye na kanaka gwera itariki ntituzongera ngusubirana kubera bla 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 bla. Yavuye aho bakiraho yahise ahamagara imodoka ize imutwaze ibintu bye. Ahita bavaho, ahita agenda afata imodoka imutwaza ibintu bye, aragenda aharara muri hotel icyo gihe. Abana cyakora yabasize ku mugabo. Mu gitondo sinzi naragiye gushaka inzu, arapangamo n'ibintu. Nyuma y'imisi 3 aza gufata abana. Umugabo nawe atangira ubuzima, cyakora ku kazi baje kumwirukana. Umugabo ubuzima busa naho butabaye bwiza, akatangira indi kariyeri iza no kuba successful. Ubwo ngubwo. So urugero nambahaye nuko hari ingo umudamu yo ari ku rwego rwo hejuru, cyangwa se ari umuntu ufite amafaranga, cyangwa se ari umuntu umeze neza, ahitazamuka hejuru y'umugabo. Ariko kuri abangaba, kuri Apostle Mignone Kabera n'umugabo we ni intangarugero. Ni intangarugero, ni umuntu urabona Mignone n'umudamu mwiza. Umudamu mwiza uri very attractive kuri buri mugabo wese, ariko ni umudamu ubaho umugabo we, ni umudamu uca bugufi ku mugabo we, ni umudamu ushyira imbere umugabo we, ni umudamu ushyira imbere ibijyanye na spirit. Mbese ibintu byo kuvuga ngo tubyiniro n'ibiki by'isi yabivuyemo abivuyemo. Ariko nanone aravuga ati ngomba kuzajya mfasha abandi badamu mu buryo bw'iterambere, mu buryo bwa spirit, mu buryo bw'ikiniki. Niyo mpamvu atanga amafaranga yose agera muri miliyoni hafi 27 muri leta kugira ngo afashe
abandi bantu basigaye kugira ngo yunganire leta mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo agire umusanzu we n'abatanga ku gihugu. Ngayo rero nguwo niwe Apostle Mignone Kabera. Ibyo nibyo bintu bishobora kuba byatumye igitaramo cyangwa se igiterane cya Apostle Mignone Kabera gihagarara, nuko Uburundi bumubona nk'umuntu uri wegereye cyane ubutegetsi bw'u Rwanda, kandi Uburundi bukaba bugifitanye amasinde atari yagiramwe intabire hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kuko u Rwanda rukibitse bashatse gurika ubutegetsi bwa Nkurunziza, ndetse bikavuga ko u Rwanda rushobora kuba ruba backinga, ndetse u Rwanda ngo rwari inyuma ya kudeta yapfubye muri 2015, ndetse u Rwanda rushobora kuba ngo rwatera urwaho bufasha umuntu ari we wese yabangizo zari tabara zishaka gukora ubutegetsi bw'u Burundi. Akaba niyo mpamvu ubutegetsi bw'u Burundi bwicara bwikanga ikintu cyose cyangwa se umuntu wese uri figure uri hafi y'ubutegetsi bw'u Rwanda. Uko niko rero bimeze, niwo mwukuri mu Burundi, nubwo ibigenda ko bivugwa hanze byo biba bitandukanye, ariko uko niko kuri ngewe ni kuri Burundi, niyo makuru ahari, niyo makuru ari kuva mu butegetsi. Ariko ku ruhande rwa Apostle Mignone urebye ku mbuga ze nta kintu igeze bivugaho, ariko nanone ni ibintu bihabanye n'ukuri, birumvikana, kuko nanone leta y'u Rwanda ntabwo yafata ibintu nk'ibyo ngo yoherezemo abantu muri ubwo buryo, kandi nta nubwo umuntu atekereza kuba u Rwanda rwakuraho ubutegetsi bw'u Burundi ntacyo byamarira ubutegetsi bw'u Rwanda. Ntago buri bufata u Burundi ngo bugongere ku Rwanda, ntago buri bugire gute, nta kintu ntekereza ko u Rwanda Burundi yenda nta kintu gihari, yenda uvuga ngo bafite amabuye y'agaciro, bafite iki, mbese usanga nukubitekereza gutyo gusa. Umuntu avuga ko ari abarundi gusa babitekereza, ariko usanga nta intele ntacyo byabimara igihugu cy'u Rwanda, kuko Burundi nta kintu gifite kinini wavuga, kuko Burundi buri mu bihugu bikennye pe ku isi. Urumva rero u Rwanda urwego rugezeho ntabwo ari u Rwanda rwajya kuvuga ngo rukwandavurira igihugu cy'u Burundi rukuraho ubutegetsi, usanga nta intele kugeza ubwo rwajya no ku investinga muri ibyo bintu, kuko urumva niba rukohereza abantu nta mafaranga bije yabo iki niki. So usanga rero ibintu biri aho ngaho abarundi batekereza kubwoba gusa, cyangwa se kubera ko bayenda babona ku Rwanda ruri imbere mu bijyanye n'ubutasi, ruri imbere mu bijyanye n'ibitekerezo, ruri imbere mu bijyanye n'ibintu byinshi cyane, kuri mpamvu bahuza ibyo bintu. Ariko nayo makuru ari ahari mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi ngiye mubwira bigaragaza Apotre Mignone actually ni umukozi w'Imana, ariko nanone ni umupatriote ukunda igihugu, uvuga ngo nifuza ko igihugu cyanjye cyamera gusa, nifuza ko urubyiruko rwanjye rwamera gutya. Niyo mpamvu iyo operation nyikubwiye ko yagenza abantu yenda baranayitiranije bagenda babihuza n'ibitari byo, ariko nuko nko byagenze. Apotre Mignone rero ni umuntu patriote ukunda u Rwanda, ukunda igihugu, ukunda ubuyobozi, ndetse nk'umuntu wari uri mu buhungiro mu Burundi ari nawe yakijijwe, utifuza ko igihugu cyakongera kuba nk'uko cyabaye mu myaka yashize. Niyo mpamvu yari kwigisha, of course, azanamo avuga ngo leta nayo itanga ubutumwa bwayo. Babivuze cyane ubwo babonaga Kabera yagiye mu rusengero rwe gutanga ubutumwa, babivuga ko yavuze kuri ibyo bintu. Ariko Apotre Mignone ntabwo ari umupolitike, ni umukozi w'Imana, ndetse mu masenariyo ye mu ma fellowship ajya akoresha harimo ay'abadamu, ariko of course abarimo n'abagabo. Niyo mpamvu yavuye kuri Women Foundation Ministries akavuga ati ariko n'abagabo akaza kugira Noble Church Family. So buri muntu wese rero ari akwiye, cyangwa se imiryango irafunguye kujya kwa Apotre Mignone. Apotre Mignone ni urugero rwiza rw'abakobwa bavuga ngo ni beza mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo aho kuvuga ngo bagiye gushaka ubwiza bw'Imana, Imana ibahe bya bindi, bakavuga ngo reka tujye za Saudi Arabia, za Dubai, za hehe gukora amafaranga, bavayo bafite icyuya. Wumvise ubuzima bw'abana b'abakobwa twita ngo n'abaslay queen bo ku mbuga nkoranyambaga, ukuntu bajya muri ibi bihugu bya Saudi Arabia, za Dubai, za Qatar, za hehe. Urebye amafaranga umusaraba bakora hariya amafaranga, nzabagira story yabo ukuntu ubuzima man baguha amafaranga ariko bakakwangiza fo ari amafaranga bayarya bari gutamamarira. So aho kugira ngo rero ugire gutyo, uyu munsi Apotre Mignone ni umuntu ufite urwego, ugira ngo uzibona atanga gift y'imodoka, akabate kwa imodoka, ni umuntu ufite urwego rwo kuvuga ngo buri mwaka ntanze miliyoni zinizi zo gufasha akarere n'umuntu. So byose abikura, nta kandi kazi tuzagira, byose abikura mu gusenga ku karago. Uza gusanga finally bya bindi wirukansemo ugafata za miliyoni bari kwangiza, ariko ugasanga aho undi ubereye mu rugo ari gusenga, ari kubwira abantu kuza ku mwami n'iki arakurenza icyubahiro mu mafaranga muke gusa. Izo ni impamvu navuze kuri
utwo tuntu twagiye tuba kuri Apotre Mignone no kugira ngo abantu batazajya babyitiranya bavuga ngo ni umukozi w'Imana, abandi bati umukozi w'Imana, mpamvu mba nazanye izo story mutigeze mwumva nkabaha ukuri kwabyo. Naho kubijyanye na video yagaragaye muri 2000 ngira ngo na 22 y'umwana we, Apotre Mignone yavuze ko umwana we yari yagize navuga ngo nk'aka depression sinzi, kubera ko yari amaze amezi 10 yarabuze inshuti yari yitabye Imana. Niyo mpamvu mwabonye ira video y'umuhungu we arimo asa n'inkwataye umutwe n'iki, ariko nta kindi abana ba Apotre Mignone n'abakozi b'Imana. So Apotre Mignone ibyo bigaragaza ko nabiriya mu mushinja byo muri Uganda, uko yagiye muri Uganda n'iki kwa Kayanja, yarabizi neza ko Kayanja ari umuntu ukora uryamana n'abandi bagabo, ariko ntabwo ibintu byaho yabifashe ndabishyire kuri Instagram. Ni ibintu yakaba yarapostinze, ubona ko postinga n'iki, ariko ibyo bintu ntabwo yigeze abigira. So bivuga ko atigeze aba proud of that. So nguwo Apotre Mignone Kabera, iyi na episode ya kabiri yo kuvuga ngo ejo ni wowe, yo kwibaza ese ko dufite Apotre Mignone Kabera wavuye umudamu mwiza. Ntekereza ko nabo Slay Queen ubahagaritse uyu munsi na Apotre Mignone yabahiga, ariko none ukibaza ngo niba umuntu mwiza gutya physically, mu mutwe ari fresh, ndavuga brain ye, mvaka umudamu muhanga, igihagararo cyiza iki, akavuga ngo ngiye gukorera Imana. Twebwe babandi bese twavuga ngo icyo tugiye gukora no kujya kwibagisha ikibono muri Nigeria, tugiye gukora no kujya gusambana muri Qatar, tugiye gukora no kujya gusambana n'imbwa Dubai kugira ngo tubone amafaranga. Why udashaka kujoininga abakozi b'Imana nawe bakakujyana kuri urwo rwego? Iyi ni episode ya kabiri nababwiye ko ikiganiro ari ikiganiro nzajya mbabwira amateka y'umuntu mutazi kutuntu mwagiye muhishwa, ariko nanone kabwira ngo ese ejo dufite undi muntu waba huyu ngendeye. Iyi ni episode ya kabiri kuri Apotre Mignone Kabera Alice. Ndabashimiye, amazina yanjye ni Chris Kame.